kubikora kumva mwiteho ahangaha niho hantu ugomba kugeza kuruhukira. Ibihe byose ntabwo ugomba kuzaza ukunda abandi bakobwa uri kumva njyewe njyewe ndabizi ko washyushye ngaho birekere gutya nabigize birekere gutya nabigize nta kindi kintu ugiye kugusaba ngaho birekere gutya siri gutya ntabwo ibi ngibi ari byo byanyereka ko isi njye ndashobora kwereka ikintu nshobora kwereka harashyushye ndi kugufasha kugira ngo umere neza ntabwo nshaka ko hano uza kumera nabi ndashaka ko ibintu byose bigenda neza nakubwiye ko iyo turi kumwe mba nishimye kandi ibyo nkorera ndabikunda ngaho ishimye ureke kwikompurika ureke kwikomeza mu mutwe siri ntabwo uri ku kazi hano wareka kugenda kuko numva listen please wambwira sibyo kuko ngiye kugucika akazi karanduta arashoboje urabizi ko bitakora akazi nawe karanduta ngaho reka mubwire sibyo sibyo kari menshi ariko shira urabizi ko mukunda nta kintu nakwima siri ngaho reka mubwire ugomba rero kuguma hano kuko akazi katanduta tukabanza tukishima wabanza nkagufata neza sibyo ibintu uri buriya byo gukomeza wifungisha kandi hashyushye ahubwo reka twanzure sibyo kuko umpaye iyo mesaje yawe ndayumvisha sibyo kandi n'akazi ni ngombwa urabizi kandi icara neza mubwire mfite ikibazo muteze yombi be kandi kirakomeye sukeneye ikibazo cyananira ni ikibazo kimeze gute si uri kubona hano hantu mba ndabona kirashiranye atari irekura umbwire nta kibazo irekura umbwire nyine hano hantu barimo amezi abiri nyine se suzi ko hano hantu makodesha shiri ya 250 ahubwo randirode ni mwiza amezi abiri yose nzishira ushaka kumufasha kungambanira kiye rwose ni njyewe ntabwo amezi abiri noneho wasohoye ntabwo wagusura gute n'icyo ni kosa wakoze ko waramishe ubonaga byananira mpamvu mubwire njyewe kumva nari nzi ko amafaranga nzayabona kumva hakiri kare nkayishyura rega nanjye ndagukunda ntabwo mbashaka kukugora unganiriza buri kimwe cyose wirekure unganirize buri kimwe cyose mba nditaya kugufasha ngamba mubwire abibaze amezi abiri twongera no kuno turimo kandi sinakubwiye ko kwishyura 250 ntabwo wari ubizi akwishyura utangiye kunda akazi sheri wanjye jyamo amezi abiri yabuze amafaranga yo kwishyura erega nangaga kukurusha yumvaga iki kibazo nzakikemurira bikarangira ubu nibwo byoroshye ubu nibwo byoroshye ngaho windakarira rwose ubwo yose hamwe nangahe zishira amezi abiri kongeraho no kuno turimo 250 ubwo ni 7 byari ibyo biri very easy ariko ntuzongere gukora ikosa ryo kumbwira ngo sheri wanjye yananiwe kwishyura inzu bari kumusora ejo bundi nzaba mbona bagupakira hariya bakujugunyira ibintu byawe ntabwo bansora ntarabikubwira ntabwo bansora ntarabikubwira ubwo wagize randirodi mwiza wagize randirodi mwiza urashaka ko bansora wagize randirodi mwiza urashaka ko basohora bwa mbere numvise ngiye randirodi w'i Kigali ushaka kugeramo amezi abiri utaramwishyura sheri nyine uko byagenze nta kibazo biroroshye 750 ntabwo washake cyangwa ntabwo wakora mobile money sheri njyewe nta kibazo mfite cy'ingenzi no kubona amafaranga ariko byoroshye ntakerekanye nshyire kuri telefone kuri mobile money That's why I love you. Love me too. Thank you, baby.
nizere ko nta kindi wishimiye urishimye wowe magana arindwi na mirongo itanu imbere yawe nyizi no mu mutwe uzi ko nimero nzi mu mutwe n'izinganye ni eshatu uzi ngo ni izihe iyanjye iyawe n'iyindi yanjye amafaranga yaje se checking rero amafaranga yaje kare yaje yo kugeza okay baby thank you I love you too urakoze cyane sheri sibyo ngubu ngiye kwishyura landlord ibyo kosa nazanye kubikora byo ko ugezamo amezi abiri yose sheri ntabwo nzongera thank you sheri reka ngende tukaza guhamagara ngakira ikote na telefone yawe yindi sawa sheri akazi keza wow man yanjye baby Yes, baby. ngwino hano ariko we ntabwo wamenya ibintu byabaye banguka Let me go, baby. Ese ko numva yagaye. sasa niba mbabari ukaza ko What happened? Kiti ko mbona wishimye cyane ngwino icara hey what's wrong with you sisi ntabwo ushobora kubyumva kamwereke what reba ino message what No way. Like seriously? yeah No, baby, tell me. What is that? ese ntabwo That man? cyane Oh, fuck, dang. Wow. Thank you, honey. thank you sisi ntabwo tuzongera gukina Uziko, listen. Ndihara mujomba. The big mom, you know. kiriya gihungu I'm talking about the landlady. yeah Anyandikiye message. Igitabo. siko nasona And I gero was like, tugiye kuyamuha tumusuzuguye ngo ati ushaka ko tukuregerezaho n'ayandisaho niba hari ikintu cyambabaje ni ibigambo yasize avugiye ndabeka rero mugiye ikintu cyiza kumva siko na amafaranga tugiye kuzubaka inzu nziza urukuba nziza cyane iruta n'iyi ngiyi uriya mugore turi kudutesha I love you too
uziko nicaye ndategereza I was like wagira ngo ntegereje mesiya amakuru amaze neza wow imyaka myinshi ariko ubundi cyewe urabanza usobanurire imyaka umaze wari waribagiwe ko mbaho wari hanze y'igihugu ubundi mbwira byagenze mbere y'uko nkwakira nicyo kintu numva rwose ubu wanze kumenya cyambanze gusa come on please bansobanurire kuko naragukumbuye ewa umutima uracura bakabisa byajyanye gusa ikintu cyabaye nagize akazi gatuma wibagirwa umukunzi ni ukuri wenda si nyine hari ukuntu ngenda akabugize ariko nyine nari maze igihe mpuze noneho na rwose anyaka maraporo afeye biteze ni byiza ndabizi ukunda amata ni ukuri arahari agakosi kanjye ka kera njya nyagura akabura umuntu uyanywa muri uru rugo kuko urabizi ko njye ntabwo njya nyagura come on mbere yuko tugira ibyo tuganira kabanza nkuzanira amata okay feel at home okay sibyo ese sheri karame harya ko numva nagusigiyemo ibintu by'imipira ngize neza ko twabipfaga ibipira se urabizi pe hari ibintu najya mbonera umwanya rero ujye wihangana nunarongorwa uzarongorwa n'umugabo ukunda imipira ariko nta kibazo ko nta kintu sikunda ntakanga sinyanywa ariko mba nyafite ameze neza wagiyeyo amata sheri ntabwo ari uko ntayanywa ariko sinyakunda ariko ni igikomba mbona bigutunguye nuze kuba affection yanjye iramutungura ntirantungura ayishora n'imyaka tumaranye yose ni ukuri kubera iki nyine haragiye mbona wateguye umwana no ariko marategura njye n'ibisanzwe ndabona iki kigofero cyane kiranje urabona njye ni njye nkuneye iyo munsi ndakunda ariko ikibazo iyo njya mbona utakumbura kubera iki niko dushobora kumara imyaka ingana gutya se nyine nawe kamana wisobanura urakoze nuko nayo mpamvu yizi ndayizi ariko sometimes nyine life inyoboreje ko gusa n'ubyirengagiza kubera ukuntu mba ngukumbuye gusa ndanagushima ko urangana nanjye nyine hagiye njya mbiteze mu gusubisha aba yaratameze none rero kubera ko kubona umwanya rero bigoye mpita mvuga ati okay tuvugane nkumva umeze neza just fine nese wamuze uti sheri okay urabizi umuntu wanjye okay we had fun twabanye mu buzima bwiza n'ububi igihe nari meze neza niwe muntu wabimenyaga mbere y'abandi igihe nabaga meze nabi twabibanagamo actually ntabwo ndi buvuge ngo wabimenyaga mbere y'abandi ahubwo twabinyuranagamo igituma mubwira ngo ndagukumbura iyo ndi mu bihe bibi I think of you bantwarire moto ariko uko byamera kose uriya mugore uriya mugabo n'ubundi arankundamo gake ushaka ukuntu mwikururira nkamushakaho urukundo umukora uriya rupapuro nanditse kuko atari ibyo
Babe, do you still love me? Sure. Do you trust me? I trust you. Baby, I made a mistake. Which mistake? Ubwo duherukana nakubwiye projet nari mfite nashaka gukoraho. So naje kugira ikibazo mu kazi barampagarika. And nagombaga gushaka backup. Urabizi mfite inshingano nyinshi yaba mu babyeyi yaba mu bavandimwe nanjye ubwanjye kwitaho muri Kigali ntabwo ari ikintu cyoroshye urabizi. But promise me kutaza kubifata nabi. Nasanze nta option mfite. Fata umwanzuro wo gufata inguzanyo ya banki. Ko numvaga aho bigeze niba akazi gahagaze ikintu mfite gukora ari ugufata credit ya banki nkabasha gukora project yanjye nyine nkayishyira ku murongo nk'uko nahoze mbirota nk'uko narateguye plan yayo. You know, u Rwanda ndetse n'isi yose twanyuze muri byinshi due to COVID-19. Nkimara gufata amafaranga nafunguye business ntangira gukora ntangira kwambuka imipaka nkajya nzana imari, but due to COVID imipaka irafunga mu Rwanda ibibazo biba byinshi mu rugo ntangira kwinjira mu gihombo muri ubwo buryo. Hey. Oh, I'm even ashamed. Nakavuze ko ari amafaranga make ariko Mbwire rega sibyo. That's why I missed you baby. Ariko ntabwo byoroshye. Babe, barwarangiye. Ntuzongere kugira ikibazo kigeze aho mwambwira. Gusa hari amafaranga nari naraserenze sibyo. Reka basi ikibazo gikemuke. Sibyo. Reka ikibazo gikemuke. Arana rifite nyine naraserenzeho. Arana rifiteho nari naraserenzeho. Rero ndumva nta mpamvu. Reka twishyure ideni ikibazo gikemuke. Sibyo? Se twakomeza byose nta kundi byagenda. Babe, are you for real? Yeah. Hey, where have you been, baby? Thank you. Don't say, come on, please, Rico. I don't even get it now. Nyuma y'iki gihe cyose tutabonana. Uko se no kutareba rarembye basi nange. Umuntu arifata nyine. You know, byo kwihagararaho bya kigabo. What? Okay. Honey. I don't know how to thank you. You're the one I've been waiting for. Babe, Karame. reka mbaze na clearing ibi bintu. And then ahubwo ngereka mugire ikintu gusaba. Aka kanya mutarira. Banze ujye kuri banki. Banze wishyure. thank you. Reka ngwerekeze ntabwo ngwe. Oya none se hari ubushize uhaza ntabwo wigeze uhagera. Icyo gipangu ureba neza imbere yawe. Yes, urinjira hanyuma use n'ugica mu rubavu rwayo.
Bite? Sawa? Umeze neza. Ahubwo ntugite utazana n'uwige. Uracyayoboza koko n'igihe tumaze tuzanye. Ntabwo wapfa kwinjira. Amakuru Neza. baricariye mu gikari nyine Ndabibona. hirya haba handambiye mba numva ntari comfortable naho cyane. Amakuru Ni meza hano hantu ni heza. Nziza kubicara. andi narahingutse nabonaga hari akajagari. umeze ute se Meze neza. njye siri kubona ameze gute Urakavugari. cyo kwabera nubwo kubona umpamagaye ukuntu wari waranze ko yitaba Ese nakwitabye we. Umunsi umwe wambuze ugiye kugira shikarete. Umugabo wanjye ndabizi n'ugiye kuvuga. Uriya mugabo mwihoreye. Byiza ukuri nuko mukunda ubundi ntabwo ukunda ari akagaruka muri uru rugo siko n'imyenda byabura ngo bike ngo bayisigarane Ariko umugabo wanjye nyine ni umuntu nk'umuntu uri mu rugo urambeshya wowe umuntu uri mu rugo se urasa neza uragaragara neza Really? Thank you so much. waje narakagabanyije nafashe umwanya ubusanzwe nyine iyo nibereye mu rugo iyo ntabonye umwanya wo gusoma ibitabo banyweraga agasipurayite tanto amazi cyangwa amawisiki ubwo rero ndanagaprofitiraho kukubwira ibihari nyine muzimana yewe urebye amazi neza neza nk'itorosho cyane reka nze ndebe uko waje hirya nturambirwe ndagutegereje ndaje kabisa aguhereza cheers ku mazi yawe ndanigwera imiriro ngewe ntabwo nabivamo ibintu by'amazi umeze neza se kandi nanjye ndagukunda kamubwira kandi cyane hari n'akasiripurize mufitiye reka ngende nkazane ariko ntabwo nzi ahantu karingiye kugashaka ariko ntabwo nakabuse ko tubana mu nzu kumva ahantu abika ntabwo bibika igeze aho ngaho wahamagaye se Hello. Oh yeah. No, come on. Ntabwo ari impamvu zo kugukwepa cyangwa ikindi kintu. Ntabwo barayadushyiriraho ku kazi. Nyine urumva twagize ibibazo baba baduhagaritse ariko hari ishyize kaburimbo zigomba kujyaho hari ibirare biba bigomba kujyaho ntabwo baradukorera clearance niyo mpamvu no come on ntabwo ariyo mpamvu urabizi neza nyine rwose ko usanzwe tuba dusanzwe tubana neza nta kibazo kidasanzwe kirimo alo uya ntabwo ari ngombwa kuza hano pe babarira ndakwinginze ibibazo ndabikemura vuba cyane uya ndabikemura ni ukuvuga ngo ibyo ari byo byose ntabwo byarenze amasaha 78 hagati ya 72 na 78 ndakwinginze si ngombwa kuza hano kabisa ngo uraje alo miliyoni 3 zonyine only 3 million shari bibaze ko ndubonye umbere nawe umva duhita tugenda bananjira mugabo nanjye ntabwo dushaka
ikayi ariko ndayishyira ahantu akamenya ko nta n'umwe ndareba hano igisha harya hano nari kukubwira ngo ufite agasiripurize ngiye kubwira ndumva shawe keza azi ukuntu uri mwiza aho bumva mubwira reka nze yaje muhamagare wowe reka nze ngende kugira ariko ntabwo ngiye bagiye kugenda nze ndebe ukuntu iyo moto nahita nyibona gusa umugabo ntabwo ari bubimenye wowe noneho turarwave twijyanye hari ikibazo se tugomba kujyana isura ya mugabo ntabwo bimushaka pe wowe tuzi sibyo ndaje wowe na cyane ko ntabwo turi abana nubwo biri mu mishinga ngo basi mvuge ngo tuvanze umutungo kujya kugutura ikibazo cya miliyoni 3 ni ikibazo gikomeye ubu ntabwo nzi ngo ahubwo ngira ngo ngiye kugusezerera basi mve hano mu buhunge ataza no kumusanga ntabwo wahunga kubera iki se Suri miliyoni uri kwita utumiliyoni ngambwira ngiye gukora iki none se aho ukora harabura amafaranga harabura iki rero ndumva nyine wowe uri kubikomeza urumva ari ibintu bigoye ariko ibyanjye nibyo byaje tugasangira ibibazo just tugasharinga uvuga ko nyine ikibazo iyo cyabaye ugomba kumbwira even niyo ndabikubwiye mfite nkagira gute niranja mu bundi buryo siko bimeze ibibazo bikemurwa n'abandi bantu rero naho ibyo bintu washyizemo mani yanjye byemaze kumenyerwa pe ibiki ibintu by'ubutubuzi nabirambiwe ariko rero niba kumbwira ngo wabirambiwe wagiye mu kihe kibazo kumbwira ngo none se ntabwo tubuze kubona amafaranga ari shyira amafaranga aha ngaha dore wa mugabo nakubwira bite wa mugabo wowe uri ndubwira ngo ndi umuyobozi w'uburezi njye umutekano ahubwo wowe ukasobanurira ukuntu nshaka moto yanjye watwaye moto y'uyu mugabo nawe bakubwiye ko ari seta y'amamoto ni parikingi y'amamoto uno mugabo njye namuhaye moto yanjye ngajya verisi noneho nje kumwishyuza ibyo nakubwiraga byari byose none yarayinibye ngo yarayiguze hari n'amasezerano dufitanye kandi njye nakweretse ibintu byose n'ibimenyetso mbere na mbere wowe uretse gatoya wambaye moto ngo ujye mu verisi narayiguhaye ni umumotari ntwara imizigo ndi iki ku buryo wowe wambaye moto ngo ujye mu verisi si waje se ngo muhe moto ngo uzajya uverisi njye naguhaye n'umugore wawe ubundi ko nababwiye ngo uyu ni umugore wawe we ntimukambe uyu ni umugore we kandi nawe umbwira ngo uri umuyobozi ntabwo nkuzi ndi umuyobozi ukabijyana mva mugabo ari ikintu najyanye nta kintu najyanye ni gute nshaka ibintu n'ibikiye iwanjye iki se wigeze ubika iki wabitse iki ni iki ese wabitse ko ushaka kunkubita nta kintu ngiye natwaye uru rugo ngenda ndubanamo nande bamadanye n'ubwiza kuri ibi njye muyobozi mubwira me moto yanjye nta kintu nshaka moto yawe urayiha sibyo mama mwewe neza ibibazo duke twakuri gukemura ariko dukemura iki ko iki ni igisambo wasa nawe yarakwibye iki ni igisambo mugabo twumvikana none nzanye sigaye yagiye gusa binuza igisambo mu rugo rwawe nshaka moto yanjye hano habaye uruganda rw'umugezi nshaka moto yanjye ibimenyetso urwo rupapuro ntarwo ufite ufite niba muri n'abayobozi nubwo mushobora gukoresha amaso yanyu ntabwo ubona ko hagati y'uyu mugore n'uyu mugabo harimo ikintu abo ni igisambo umva uri igisambo we wantwariye moto nakurobesheje mujye munyumvira muyobozi njyewe nibyo nakubwiraga uyu mugabo ni umutekamitwe urishimye ndishimye ahantu hakunze really neza ni neza buriya rero reka nze ngwize ukuri
biragora kubona umuntu wagukorera nk'ibyo unkorera. That's why I do appreciate numva buri munsi nshaka ko twicara tukaganira nakwereka amarangamutima yanjye kuri wowe. Wari ukenewe? So wari ushaka nawe bibaza bivuze ngo norose wabyukaga. Nyine sinzi niba biri nahari kuba nabikubwira gusa nyuma y'igihe cyose cyari gishize byose byaciye mu babizi umutima wanjye wongeye kwishima wagaruriye icyo nari naravuze kera. ndashaka kubibutsa kuko usanzwe ubizi. Ndagukunda. Are you sure? I'm sure, more than sure. ndashaka gusaba ntuzongere kunsiga. Okay?